Ndabasuhuje abafana beza cyane, uyu munsi ngiye kubagezaho indirimbo nshya nk'uko nagiye mbibasezeranya muri content yanjye cyangwa se no mu byo ngenda mbagezaho bya buri munsi bigiye bitandukanye, nkaba mbagezaho n'amakuru yizewe. Uyu munsi Niyo Bosco akaba yasohoye indirimbo yitwa Uwo Wari Uzi. Abafana ba Niyo Bosco aho muri hose mwajya kuri YouTube ye mukareba indirimbo ya Niyo Bosco birambuye, ngomba kubaha update gatanu kuri gatanu kandi bashimira abantu mwese mwagiye mukora subscribe, ni iby'agaciro cyane, mwarakoze mukomezaho nzajya mbaha update. Ukurusha amakuru aba akurusha ubutsinzi, niyo mpamvu no mu gushora imari iyo umuntu ashora azi ibyo akora kubera ko akurusha amakuru biramworohera cyane guhita agafata, nawe utayafite icyo uzi usigara uzizi ujijinganya. Abandi bagiye yica ibitekerezo, abandi baba bagiye kare. Iyi ndirimbo ya Niyo Bosco ikaba imaze mu masaha 24 igiye kumara kuri YouTube, ikaba imaze kurebwa n'ibihumbi bigera muri 30 bya views. Okay, murakoze cyane, naho muri video y'ubutaha inshuti zanjye zakadasohoka, ndabakunda cyane pe.